kundi nakugenza. Hanyuma nababwiye ko Imana yavuze ngo ni igihe cyo kugarukirwa n'Imana. Reka tukomere Yesu amashyi. Uyu mwaka niko Kristo yabivuze. Jambo rya kabiri, igiye kuza ku isi, igiye guhaguruka kugira ngo irebe ibijyanye n'ibyo ku isi. Nk'uko Imana yasuye Aburahamu, Imana Data, Mwana n'Umwuka Wera, niko nanone igiye kubigenza. Igiye guhaguruka kugira ngo igomororere kandi igiye kugororera abayikoreye mu kuri ndetse n'abayikoreye mu mwuka. Uyu mwaka bagiye kubona Imana mu buryo budasanzwe. Umuntu wese wahagurutse akoreye Imana mu kuri no mu mwuka, Imana igiye kumuzamura mu kirere cyo hejuru, kuko bigiye kugaragara ndetse bizagaragarira benshi. Ikindi nuko Imana igiye kugirira neza u Rwanda. Nagiye mbona hagiye kuzaho ikivu gikorozwe, ni ukuvuga ngo ikivu cy'inkorano kigiye kubaho. Bagiye kubishyira hano hose, muzahabona ikivu. Nagiye mbona hano hepfo hari ikivu, na hano hahoze inganda mbona hariho ikivu cya artificiel. Icyo baremye bazaba bakiremye kizabaho, ndetse hazabaho ikintu cyiza cyane mu buryo bujyanye n'imitako. Niko nabibonaga habayeho kurema ibyo bivu bizabaho. Ikindi cya kabiri, uyu mwaka hazaba amanama menshi cyane akomeye y'isi azaza kubera hano mu Rwanda. Hari amanama agiye kuza. Ikindi Imana yambwiye ngo izamuye u Rwanda muri East Africa Community, igiye kubazamura muri Afurika cyane. Ikindi nuko Imana yavuze ngo abantu bashaka amapasipoti mwumve bisobanure neza, kubera uburyo Imana igiye kutuzamura cyane. Ni ukuvuga ngo pasiporo y'inyarwanda izaba ifite agaciro gakomeye cyane. Rero ariko reka dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Yakome cyane, yakome cyane. Oh, haleluya. Vuga cyane ngo imbaraga z'Imana. Ese murimo murandika? Vuga ngo amen, haleluya. Ikindi Imana yavuze ngo amakipe amwe agiye kuvamo, agiye kwinjira yandi. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire, hari amakipe agiye kuvamo, agiye kwinjiramo yandi makipe. Ni ukuvuga ngo hari abantu Imana igiye kwinjiza, kandi bagiye gukomera, kandi bagiye kwamamara, kandi bagiye kugaragara. Oh, ariko ntabwo ndimo ndabumva cyane, haleluya. Ikindi Imana yavuze ngo haje ububyutse mu gihugu cyo mu Rwanda. Haje ububyutse bukomeye cyane, ndetse buzaba ububyutse abantu benshi bagiye gukizwa, abantu bagiye gusenga cyane. Haje ububyutse uyu mwaka. N'umwaka hagiye kuzamo ububyutse, abantu bahagurukire gusenga. Buri muntu wese agiye gusenga, utamubwirije ndetse utamubwiye ngo asenge. Haje umwuka w'ububyutse. Imana ifite umwuka w'ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko abanyarwanda muvuga cyane ngo haleluya. Ariko ntabwo ndimo ndabumva, kandi vuga cyane ngo haleluya. Ikindi nabonye ni uko Imana yanyeretse yuko hagiye kuza kaminuza ikomeye mu Rwanda, igiye kwigisha ibintu bijyanye na pilote, abantu baba pilote, ibintu bijyanye no gutwara indege. Nibyo bintu bigiye kuza hano mu gihugu. Ni ukuvuga ngo bigiye gukomera abantu aho kugira ngo bajye muri South Africa n'ahandi hose, bigiye kuza hano mu gihugu cyacu. Niko nabonye Imana. Ariko abanyarwanda barahangana gushimira, haleluya. Ariko vuga cyane haleluya. Nuko hari abayobozi bamwe bagiye kujya muri UN, bagiye kuzamurwa hamwe, bagiye kujya muri UN mu nama akomeye cyane, ndetse bagiye kujya bafata imyanzuro ikomeye. U Rwanda Imana irushize hejuru. Vuga cyane ngo imbaraga z'Imana. Ariko bwira mugenzi wawe, ariko wagiye wumva icyo Imana ivugana n'amatora. Cya kane tugeze kure, ariko hari icyo yavuze.
yavuze nanone ngo kuko igiye gusura isi, hari n'amatorero igiye kongera gusura, kubera yuko hari abantu benshi cyane ntabwo barimo barabwiriza abantu, ahubwo basiga babwiriza amafaranga. Imana yavuze ngo ije gukubura ndetse ije kurandura, kubera ko abantu benshi bayigizeho akamenyero ngo kandi barimo baramamaza amafaranga yo kwamamaza Kristo. Abantu benshi igicaniro cyabaye amafaranga aho kugira ngo igicaniro kibe Kristo. Yesu yambwiye ngo mbabwire abantu bataye umuhamagaro. Hari abantu benshi babavuga ubutumwa n'abandi bose bataye umuhamagaro wo kuvuga ibya Kristo, ahubwo basigaye bamamaza amamoni cyane wo kugira ngo bavuge Yesu Kristo. Yesu rero ariyiziye kugira ngo noneho rero ahembe tamandro brebra shanderebo, kandi agiye kubigaragaza. Intama zigiye kujya ku ruhande ndetse n'ihene zigiye ku ruhande. Zamura amaboko yawe hejuru, ndagusaba mutere haleluya cyane ibyumvikana. Imana yavuze ngo nanone garuye urukundo rwari rwarabuze mu matorero. Imana irarugaruye kuko Satani yari yaratwaye urukundo kugira ngo abantu bangane, ariko none Imana yongeye kugarura umwuka w'urukundo mu matorero kugira ngo abantu bakundane kandi basenyere ku mugozi umwe. Tuvuga cyane ngo amina, haleluya. Ariko ntabwo ndimo ndabumva cyane, haleluya. Ikindi Imana yabwiye ngo mbabwire, hari ibintu bigiye kubaho. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigiye guhinduka kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatandatu. Hari ibintu bikomeye bizaba birimo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatandatu. Hari icyo Imana izakora kidasanzwe kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatandatu. Hari ibintu byinshi bizahinduka. Hari abaminisitiri bamwe bazajyaho, hari ibintu byinshi bizaba. Hari ibintu byinshi kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatandatu. Hari ibintu byinshi mu gihugu bizahinduka, bizahinduka mubireba. Hari ibintu byinshi bizahinduka, byinshi cyane. Imana igiye kubaka ibintu bidasanzwe muri iki gihugu. Usibye ko nuko Imana ihimbaza. Hanyuma Imana yavuze ngo abasenzi musenge, muhaguruke musenge, mwongere musenge, ngo kwezwa yezwe ndetse no guhumana akomeza ahumana. Niko Mwuka yambwiye ngo mbabwire. Yemwe basenzi muhaguruke musenge. Wisenga kugira ngo bagushime, aho gusenga kugira ngo Uwiteka waguhamagare yongera akorane nawe. Ariko mvuge cyane ngo amen. Nabwiwe ngo muhaguruke musenge kuko igihe cyo gusenga dore ngiki kandi kiregereje. Yemwe musenge, nongere kubabwira ngo musenge. Uyu mwaka n'umwaka Imana igiye gusura abantu, ariko ni n'umwaka wo kwegera Imana. Sinzi ibyo wari waribitse mu mutima wawe, sinzi ibyo wari warashize mu mutima wawe, ariko bikuremo ushaka Imana. Uyu mwaka uzabona Imana pe, ariko uyishakanye iki? Ngira mugenzi wawe ukwegereye, ni igihe cyo gushaka Imana. Ikindi Imana yambwiye ngo hari ibihugu bimwe bigiye kuva mu masezerano basinyanye, hakabaho n'ibindi nabyo bigiye kujyamo. Hari icyo Imana igiye gukora mu bihugu bikomeye cyane, ndetse yambwiye ubuhanuzi bw'isi. Hari ibintu bigiye kuba mu bihugu bikomeye by'isi. Hari ibintu bigiye kubanyeganyeza, kandi bigiye kubanyeganyeza muzabyumva. Bimwe muzabibona ku ma television, abandi muzabibona ku ma internet. Imana igiye kunyeganyeza ibyo bari bishingikirijeho kugira ngo bamenye ko ari yo Mana. Nicyo kintu kigiye kuba. Bari bishingikirije ku byinshi byinshi cyane, ariko Umwuka w'Imana yambwiye ngo ibyo bari bishingikirijeho bigiye kunyeganyeza. None rero Uwiteka Suisse iza kuba wabyumvaga cyane, ariko sinakurenganya kuko biraremereye. Uwiteka yasuye isi. Tando mene zandore brai glory. Imana yavuze ukuboko kwawe wari warahinnye wiguhina, ahubwo gukorera Imana. Kuko ni igihe cyo kugira ngo Imana ubwo izabije gusura isi, ngo izareba n'imirimo, kandi buri umwe wese
izamushyira ku munzani. Tamimanda jeni drame brore dra elima tinga yazomene bro. Imana yavuze ngo buri umwe wese mu cyiciro cyiwe mu ruhande rwiwe azajya ku munzani. Kinga ya mandala jeni tikere borega rwa rutoki rwongeye kugaruka mene tekere ufarisi. Tamimanga yazoma umuntu wese azajya ku munzani bareba imirimo yiwe n'ibishitse idashitse bazahita mu muriro izaba ari ibikenyeri. Iyi mirimo y'ibikenyeri ntabwo bizakunda bazayijugunya mu muriro. Tamini manga yazoma tikisalima rire grodra. Imana yavuze ngo muyihindukirire kutanza amahirwe ya kabiri. Tinga yazomene grodra tamini tosika ahubwo yemwe guhinduka nahinduke kuko noneho yiyisuye ubwayo ntabwo izatuma. Yabwiye ngo mbabwire uko yahagurutse ku bwa Sodoma na Gomora niko nanone yongeye guhaguruka, ariko ntabwo izabura guca ku muntu wayo uwayikoreye uwayikunze akaramata. Izamucaho imubwira ibyo igiye gukora. Ariko nyikiriza haleluya. Mana tuguhaye icyubahiro cyose. Minga ya motelebo sandara boshe kara jene tanto lebo mene fostanse gra. Mana tuguhaye icyubahiro cyose. Uyu mwaka hazabamo akazi kenshi, abantu benshi bazoroherwa mu bijyanye n'akazi. Abantu benshi bazoroherwa mu bijyanye n'akazi. Ikindi Imana yambwiye ngo ishizeho balance y'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga ngo ntabwo azongera guta agaciro. Dayimoni yatishaga agaciro birarangiye. Imana yashizeho balance, ariko abanyarwanda bari aha ngaha rero bagakwiye kwamishira. Ongera cyane haleluya. Yes, n'umwaka nanone uzasurwamo n'abaperezida benshi b'isi bazaza hano. Bazaba ibintu bikomeye cyane. Hari amanama azabaho, ariko yewe nabonye byinshi nanone ndacecetse, ariko ntacyo bintwara. Vuga ngo amen. Yes, hari amanama bazaza baje kwiga ku bijyanye n'igisirikare cyacu, kubera yuko Imana Data niyo itujya imbere. Nabonye yuko nagiye kubona mbona abamarayika baramanutse nk'abana bambaye nk'abantu b'abadokiteri. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ituzaniye abaganga bashyashya. Hari ibintu bimwe bigiye kujya bivurirwa aha ngaha. Kora kuri mugenzi wawe umubwire ngo ariko urimo urumva ibyo Imana yavuze. Mana tuguhaye icyubahiro, yizamurire icyubahiro. Hanyuma nababwiye ngo hari ibihugu bigiye kuva mu masezerano basinyanye, kuko hari ibyo batazumva kimwe, ariko bizazana umwuka utari mwiza mu buryo budasanzwe. Uyu mwaka hari isezerano ryane na train, nabonye umuhanda bari kuwukora. Yes, bagiye kuwushyiramo imbaraga nyinshi, ugiye kuza. Hano hirya hagiye kuzaho uruganda rujyanye n'imodoka. Vuga ngo amen haleluya. Ikigira kabiri reka baburire rero nk'umuhanuzi, imodoka zishaje ntabwo bazongera kuzemerera. Uyu mwaka hagiye gusohoka itegeko rigiye kuzisiba burundu, dukorane n'inshyashya. Ikindi hari ibindi bigiye kuza uyu mwaka kugera mu kwa gatandatu, muzumva amategeko mashyashya. Hari ibintu bizaba byemewe, hari ibintu bagiye gushyira muri constitution bizaba byemewe. Nuko nabibonye inama yateranye, nanjye nterana nabo.
hari ibintu byinshi bigiye kubaho, hari amategeko agiye guhinduka, muzabyumva. Baracyubaka imihanda yo hejuru. Mu minsi iri kuza hari imihanda yindi igiye kuza ikomeye, izaba ari imihanda ikomeye cyane. Hari rompuwe yo mu mujyi igiye kuvugururwa, bazayivugurura, hari ukundi bagiye kuyubakamo, bigiye guhinduka. Nimubibona muzashima Imana. Gare ya Nyabugogo nayo bazayihindura, hari uburyo igiye kubakwamo, muzayibona harimo ama etaje. Nubwo buryo bagiye kuzayubakamo, ubwo simba igishushanyo cyose bahuga. Nuko nguko gahunda igiye kubaho. Hari ama etaje ari ku ruhande rw'iburyo bagiye kuzakuraho, ndetse n'amasitasiyo. Nuko bizagenda, nimubibona muzamenye ko umuhanuzi yahanuye. Haleluya, amina. Tuvuge cyane ngo imbaraga z'Imana. Ongera cyane ngo imbaraga z'Imana. Ongera cyane ngo imbaraga z'Imana. Yes, kira gishanga cyara Nyabugogo nacyo bagiye kugitunganya cyane. Hari ikintu kizakorerwamo, bazahagira ibintu bijyanye n'indabo, uzazibona bizaba bikeye bisa neza, ndetse Imana iri kumwe natwe. Usibye ko nabonye imiyaga ine. Nabonye imiyaga ine iri mu bihugu bine. Murakoze. Amen. Hanyuma Imana ishimwe. Amen. Kuri ibyo ngibyo nababwiye ngo jike murahiriwe, ngeze ku byana. Amen. Imana yambwiye ngo umuntu wese wihanganiye gutotezwa, akababazwa, agakubitwa ku bwa Kristo bitaragera mu kwa gatatu, hari ibitangaza bitatu biraba byamukoretse. Kabiri, Imana yavuze ngo ikiganza cyayo kigarutse mu itorero. Cya kane yavuze ngo izanye amaboko muri iri torero. Amen. Ariko ntabwo ndi kubumva cyane. Kandi haleluya. Imana yavuze ngo iravuguruye. Ngije kuvugurura. Kandi ishize ku murongo, buri kimwe cyose gishize ku murongo. Tuvuge cyane haleluya. Imana yavuze ngo igiti cyose cyatewe itateye irakiranduye, ahubwo icyayi irakivomereye kugira ngo gikure. Nagiye kubona igiti kirakuze hano, mbona kigabye amashami menshi. Ngiye kubona mbona kizanye amafuruwe menshi. Ngiye kubona mbona abanyarwanda bose bari benshi barimo baraza gusoroma icyo giti. Ijuru rirambwira ngo dore rero igiti ngiki ndakizamuye. Ariko nyabyo bavuga ngo haleluya. Imana yambwiye ngo mbwira amatorero, ntabwo ari jikubwo, ishizeho stabilite ku matorero. Satani yari yaje kunyeganyeza itorero, yari yarishize ku munzani, ariko Imana umarayika wayo yarayirwanya. None ubu ngubu rero Imana yavuze ngo ishizeho stabilite ku itorero. Ni ukuvuga ngo itorero rigiye gukomera kandi rigiye kugira ijambo muri iki gihugu. Ariko gikiriza haleluya.
iki ngiki ndakiretse. Musenge cyane. Uyu mwaka Satani yagize ifuhe. Harimo ibintu byinshi cyane bikomeye, ariko arashaka guhagurutsa amakisida yo guteza abakozi b'Imana. Abera muzasenge cyane kugira ngo utazahura n'icyo cyago, utazahura n'icyo cyorezo. Nabonye umugore witangiye, ubwo nasengaga nagiye kubona mbona afashe ikintu kimeze nk'ihembe, mbona arahushye. Imana irambwira ngo nawe hagarara uhuhe. Ndayibaza ngo se bigenze bite? Irambwira ngo dore uriya mugore niwe uhagarariye abapfumu. Ngo niwe wafashe ishako za bamwe, ni nawe wafashe amahirwe ya bamwe. Ngo dore rero yarahushye kugira ngo abatange, ariko noneho uhuha mbere kugira ngo mutange. Kuko abagiyeyo bamusezeranije yuko bazaza bakuramo inda, abo bana bakuyemo bikaba ari igitambo. Nabonaga amaraso menshi, ariko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo huha mbere. Ndangije ndahuha, ati wiruha, komeza uhuhe. Numva mu nda ndababara, ndakomeza. Mu kanya gatoya ngiye kubona mbona marayika mpagaze ku bitugu, numvaga ndushye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo wowe nk'umwana w'umuntu ntabwo wabishobora, ahubwo reka gutiza amaboko aguhuhira. Nagiye kubona rero mbona uwo mugabo munini cyane, ngiye kubona mbona ahushye rimwe, ntabwo yahushye inshuro ebyiri, yahushe rimwe gusa. Mbona arahushye, ngiye kubona mbona ikintu kimeze nk'igishuka kirizinze cy'ubwacyo. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uyu mwaka hazabamo amahirwe menshi cyane. Ariko muracyari mu haleluya. Mwaka hazabamo amahirwe menshi cyane. Umukristo wakoreye Imana hazakomanga hose azakingurira. Waba wicaye cyangwa uhagurutse, reka ubwire mugenzi wawe ukwegereye, umubwire ngo aho uzakingura hose, aho uzakomanga hose bazagukingurira. Wongera ariko umunyeganyezi ubimubwira, aho uzakomanga hose bazagukingurira. Icyanyuma, nagiye kubona mbona umugabo yicaye ku ifarashi y'umweru, mbona aramanutse. Imana irambwira ngo mbwire abantu bose, ndetse bizagere na kure. Ishyanga rikomeye rigiye gutera irindi shyanga. Kandi bizaba bitoroshye, ariko birimo birasobanura ko Yesu agiye kuza, kandi araje koko. Wezwa ari wezwa, Yesu ari mu nzira. Ibihugu bikomeye bihanganye, nambara imbaraga zo gusenga. Uyu mwaka si igihe cy'amafiriti, nta nubwo ari igihe cy'amapiza, si
igihe cyo kwinezeza, ni igihe cyo kwegera Imana. Bibiliya iravuga ngo nimunyegera nanjye nzabegera. Icya kabiri, ni igihe cyo gukorera Imana mu mbaraga zawe zose, yaba iz'umubiri, yaba ari iz'umwuka, byaba ari amafaranga, byaba ari ibitekerezo, waba warize, waba utarize, Imana ikeneye umusanzu wawe. Kuko iki gihe nakubwiye ngo yavuze ngo buri umwe wese yagiye kumushyira ku munzani, imupime, ipime n'imirimo yiwe. Igihe kirageze kugira ngo umuntu wese ajye ku munzani. Ntabwo ari ukuvuga ngo uri pasiteri, uri apotre, bishop, arikibishop. Oya, buri umwe wese azajyaho. Nusanga ushitse, ubwami bwawe buzakomera. Ariko nisanga udashitse, ibyawe bizaba bikurangira. Byaba byiza nuko yazasanga ushitse.